Muraho nshuti zanjye, uyu munsi ndabatumira mu rugendo rwo gusubira mu mateka akomeye y'u Rwanda, aho tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'ibyahise, urugero nka ba Nyabingi na ba Ryangombe n'ibindi byinshi cyane kandi bitandukanye, n'abahuza imyuka n'imyuka, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo guterekera no kuraguza. Reka nkubwire ngo kurikira iki kiganiro cyose kize kurangira, ariko nanone ndasaba uruhushya rw'uko amashusho ndaza gukoresha atariyo ndaza kuba ndi kuvuga, ahubwo ndaba ndi kwerekana amashusho ya kera n'ubundi yo hambere, kuko ndaba ndi kuvuga ibintu bya kera cyane ko tutaje kubona ubushobozi bwo kubona amashusho kuri buri kimwe cyose turaza kuvuga. So amashusho ya kera arajyana n'imvugo ya kera, ariko ntabwo araba ari ibyo ndi kuvugaho, gusa ni naho biraza guhura. Kadutangire. Hello my people, what's up, the answer is Sky. This is your girl Kuzuba Diana from the Kuzuba Milo. Hey, uyu munsi nombazaniye iki? Uyu munsi ngiye kubazanira icyegeranyo cy'imbaturamugabo mana y'isi n'ijuru. Umva, ngiye kubarebera hamwe ngo Abanyabingi na ba Ryangombe n'imigenzo gakondo y'Abanyarwanda. Nyine ibintu tujya tubyumva mu mateka y'u Rwanda kera, ariko ntabwo tujya tumenya byari bimeze bite, se byavuye he. Uyu munsi nibyo nshaka ko tuganiraho. Murabizi ko nababwiye ko nzajya mbarebera nyine ibintu mwumva ariko mutajya mubasha gushyikira. Uyu munsi nibyo tugiye kureberaho noneho. Mbese iki cyegeranyo nyine cyaza kugutembereza mu mateka ya kera cyane y'Abanyarwanda, uko bemeraga Imana, imyuka n'uburyo bifashishaga Abanyabingi na ba Ryangombe, nyine na ba Ryangombe ngo babashe gusobanura ibibaho nyine no mu kubaho neza kwabo. None tugiye gutangira. Ubundi Abanyabingi ni bande? Abanyabingi mu Rwanda rwo hambere bari abantu bagereranywaga n'abasazi, abahanuzi n'abavuzi ba gakondo. Bari bazwiho kuba bafite ubushobozi bwo guhishurirwa iby'ibyabaye n'ibizaza, ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara z'umubiri cyangwa iz'abarwayi bafatwa nk'abahumye amaso y'umwuka, cyangwa se indwara zifitanye isano n'umwuka cyangwa se n'imyuka. Abanyabingi bakoreraga mu midugudu bakakira abantu baje kubagisha inama, cyangwa bababajwe n'ibibazo nyine nk'inzara, indwara zidasobanutse, cyangwa kubura amahoro mu muryango. Umunyabingi w'icyubahiro yahoraga afite ibikoresho byihariye nk'inkoni, imigogo, imigogo icyo ari cyo, ingoma nto, ndetse n'uruhu rw'inka cyangwa ikibo cy'ibanga akoreramo imihango. Noneho reka turebere hamwe ngo Ryangombe we ninde. Ryangombe ni izina rifitanye isano n'ubwami bw'imyuka mu Rwanda. Inkuru z'amateka zivuga ko Ryangombe yari umuntu wabayeho mu Rwanda rwo hambere, wari umutware ukomeye cyane ufite ubwenge n'ubushobozi bwihariye mu gutekereza no kuraguza. Bivugwa ko nyuma yo gupfa umwuka we wakomeje kugira imbaraga nyinshi, maze abantu batangira kumusenga nk'umwami w'imyuka. Abanyabingi n'abakurambere bo hambere bamufataga nk'umuhuza w'imbaraga z'isi n'ijuru rurema. Hari aho amateka avuga ko ingoma ya Ryangombe yayoboraga imihango yo guterekera, kandi abamwisungaga bakitwa abashitsi. Ni abashitsi ba Ryangombe. Niba ari abashyitsi hafi aho ngaho, gusa nyine turaza kurebera hamwe, turaza kwisobanukirwa. Abo nibo babaga bafite amahirwe yo kumva ubutumwa bw'imyuka cyangwa kugirirwa ubuntu mu gihe cy'inzara, indwara n'ibindi. None reka turebe guterekera byo ni ibiki. Guterekera ni umuhango abantu bo hambere bakoreshaga batura ibitambo ku mizimu y'abakurambere cyangwa ku myuka y'ibinyabuzima, kugira ngo ibarinde, ibasubize cyangwa ibafashe. Ibyaterekerarwa byashoboraga kuba inka, ingurube, intama, inkoko, ibinyobwa, ibisindisha cyangwa amata, cyangwa ibindi nyine bifite agaciro. Umuhango w'iterekero wabaga uteguwe neza rero. Abagize umuryango bakoraga urugendo bagasanga umunyabingi cyangwa umuraguzi, bahaga ibigomba gutambirwa, bagategura ikibanza cyera cyangwa ahantu hatekanye hatagira umwanda. Bakaririmba indirimbo z'umuco wabo nk'izo guhakwa cyangwa izo gusaba imvura, bakabyina bakoma amashyi. Umunyabingi agasaba imyuka kubumva, akavuga amagambo y'ibanga arimo amazina y'abakurambere, gusaba imbabazi no gusaba umugisha. Guterekera byabaga kandi igihe umuntu abonye inzozi mbi cyangwa iz'umuryango wahuraga n'uruva gusenya nyine rutunguranye. Rero turebe kuraguza. Kuraguza ni umuhango wo kugisha inama cyangwa gushaka kumenya ibihishe, ibyabaye cyangwa ibizaba, hakoreshejwe ibintu nk'amagufa y'amatungo, utubuye cyangwa imiti y'imbuto n'ibyatsi. Umunyabingi cyangwa umuraguzi yicaraga ku ntebe yihariye cyangwa ku musego, akamanika ibintu bye by'ibanga. Uwo ye agiye kuraguza yicaraga imbere ye akamubwira ikibazo afite. Umunyabingi akajya asuka utubuye cyangwa amagufa ku rubaho, akareba uko byaguye, maze agasomera ishusho yabonetse. Ibintu ntabwo nzi niba byarakoraga neza. Ashobora gukoresha n'inzozi, ibitekerezo bye byihariye abona asinzire cyangwa yitegereza ku manywa.
akayafata nk'ubutumwa nyine bw'imyuka nyine akavuga ati iyi message yawe iraje, hanyuma ibyo yabonaga akabivuga agasobanurira uwo araguze nyine impamvu y'ibibazo, ndetse akamuha uburyo bwo kubimukemuriramo, gutura ibitambo, gusengera hamwe n'umuryango cyangwa gukora indi mihango yihariye. None reka turebe imyemerere ku Mana. Mu Rwanda rwo hambere abantu bemeraga ko Imana nyir'ijuru cyangwa rurema ariyo yaremye byose, ariko bumvaga ko Imana iri kure cyane, itaboneka kandi itajya ivugana n'abantu ku giti cyabo. Kubera ko iyo myumvire abantu bagashyira icyizere mu banyabingi, abahanuzi n'imyuka by'abakurambere kugira ngo babavuganire ku Mana. Abakurambere cyangwa imyuka bafatwaga nk'abadiplomate hagati y'abantu na rurema. Inkuru za kera zivugwa mu mateka. Noneho tujye bwara ku nkuru y'imvura ya Ryangombe. Hari inkuru ivugwa n'abashakashatsi mu muco ivuga ko habaye igihe cy'inzara n'izuba ryinshi mu gace k'ibyumba, abantu bagasaba umunyabingi mukuru kubasengera. Uwo munyabingi yagendaga mu gicuku akajya gutura igitambo cya nyina wa Ryangombe, akavuga amagambo akomeye ngo Rwogero nyina wa Ryangombe ohereza amazi, hashira icyumweru imvura iragwa. Nyine hashize icyumweru imvura iragwa, inzara irashira, ibyo bikongera gushimangira icyizere cy'abantu nyine mu banyabingi babo. Indi nkuru ni inkuru y'umuryango wabuze inka. Abandi bavuga inkuru y'umuryango wabuze inka. Inka zabo zose mu muryango nyine bazibuze bitunguranye, bajya mu banyabingi abereka ko izo nka zagiye zibwa n'undi muturanyi. Umunyabingi ategura umuhango w'iterekero, maze uwo muturanyi nyine arahagera yiyemerera ko izo nka yazijyanye, abasubiza n'izo nka ku mugaragaro. Igihe byatangiye guhinduka noneho rero byatangiye kugabanuka mu mpera z'ikinyejana cya 19 n'intangiriro z'ikinyejana cya 20 ahagana mu mwaka w'1900, ubwo abamisiyoneri b'abakirisitu bageraga mu Rwanda bakigisha ko Imana nyir'ijuru itari kure, ahubwo ishobora kumva buri wese atiriwe anyura ku banyabingi cyangwa ku muzimu. Abamisiyoneri bafatanyije n'ubutegetsi bw'Ababiligi bashyizeho amategeko abuza imigenzo ya gakondo nk'iterekero no kuraguza. Bigira icyaha nyine cyangwa ikintu gisuzuguritse. Bamwe mu banyabingi bahindutse abakirisitu, abandi bakomeza gukora mu ibanga kugeza ubwo amashuri n'insengero byabashije gukwirakwizwa imyemerere mishya mu gihugu hose. None reka turebere hamwe ngo nicyo twafataho umwanzuro. Amateka y'imyemerere y'Abanyarwanda atwigisha byinshi ku mbaraga zo kwizera, ubuzima bwo kubana neza no guha agaciro umuryango n'umuco. Nubwo imyemerere yahindutse, kwiga ibyo abakurambere bizeye bituma twumva aho tuvuye, tukagira umusingi uhamye mu muco wacu, kandi tukirinda gusuzugura ibidukikije n'ababyeyi. Murakoze kubw'igihe cyanyu. Tubibukije ko amateka atari ibintu byo gusuzugurwa, ahubwo ari isoko y'ubwenge twubakiraho ejo hazaza. Nayo mvuze ngo amateka ntabwo ari ikintu cyo gusuzugurwa, ahubwo ni isoko y'ubwenge twubakiraho ejo hazaza.